doing things of common interest, whether it is to do with the cleaning up of the environment. Uyu munsi rero Réveil ta créativité yaje muri parike ya Nyandungu, sinzi niba muyizi. Ni parike bakoze yatangiye mu bihumbi 2020. Yari bagiraga ngo bagira ahantu ho guhumekera. Ushobora kuza kuhakorera siporo, ushobora kuza kuhakorera ibintu binyuranye, harimo ama restaurant, n'ahantu heza rwose, n'ahantu heza mugomba kumenya. N'ahantu hari ibiti by'ubwoko bwose, harimo ibiti birimo ibiribwa, harimo n'ibivura, harimo ibivura byinshi, harimo ibiti ushobora bagenda basobanura neza ibyo bivura. Hanyuma hari inyoni ngo bamajije bashatsemo inyoni basanga harimo zigeze nko kuri 70, ubwoko bigeze kuri 70 z'inyoni zinyuranye. Rero Réveil ta créativité uyu munsi twashakaga kuza kuhabereka, twashaka kugira ngo naho muhamenye, naho muzajye muza kuhasura. Nge nashaka kubimenyesha cyane abanyamahanga batazi u Rwanda, kugira ngo bamenye yuko dufite igihugu gifite ahantu heza, abantu batemberera, ahantu bashobora kuza gukora igare, ahantu bashobora kugenda bakaharuhukira, bagakorera retraite. With the cleaning up of the environment, planting trees. Hano rero murabona turi mu ishyamba ry'imigano. Ni imigano imaze imyaka myinshi, yarakuze, rero ifasha kugira ngo umujyi wose uhumeke. Ibi ngibi nyine bifasha igihugu cyose kugira ngo umujyi wose ubashe guhumeka. Urabona yuko nyine harazana agacucu, niba ukuntu byakuze, ariko mwabibonye, ariko biratangaje. Biragenda noneho bigahura, ukagira ngo ni nk'inzu, biragenda bigahura byombi, ibyo hakurya n'ibyo hakuno bigahura, bigakora nk'akantu kameze nk'inzu. Ni ibintu byiza rwose. Nizere yuko n'ukuri muzabasha kujya muhaza, ntabwo hahenda kwinjiramo, ntabwo bigoye. Mu Banyarwanda batwatse 1500 kuri buri muntu, ntabwo ari amafaranga menshi, ariko mukamenya ibidukikije mukanabyubahiriza. Yego, rero nicyo natwagashaka kugira ngo tubasurisha ahantu namwe muhamenye kandi muhakunde. Ubutaha tugera tubereka ahantu henshi mu gihugu, kenshi ntabwo umuntu aba azi ko hari ahantu hameze gutyo, kandi burya ngo wambaye ikirezi ngo ntamenya ko kera. Ntabwo tuba tuzi ko dufite ibintu byiza bimeze gutya. Abanyamahanga nibo baza bakabisura kuturusha, bakanabiturusha kandi ari iwacu. Rero imigano mu bindi bihugu nko muri Aziya barayikoresha mu bintu byinshi cyane. Babikoresha bakora ibikombe, babikoramo ibikombe, babikoramo inzu, babikoramo. Ubu ni ikintu gikora ibintu byinshi cyane. Rero mbona mu Rwanda tutabikoresha nk'uko byari bikwiriye. Nko muri Aziya niyo kintu bakoresha cyane nko gukora. Ni ikintu gikomeye, ni material ikomeye cyane, ibasha kugenda ikaba yakubaka inzu yose ikayirangiza. Ubu ni ikintu kiri très solide kabisa, ku buryo rwose kubisobanukirwa ari ikintu cyiza. Umuntu agakoramo ibintu by'ibikoresho byo mu rugo, cyangwa se ugakoramo n'intebe n'ameza, abandi babikoramo ibintu byinshi rwose. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo Réveil ta créativité, ni ukuvuga ngo kangura creativité iri muri wowe, uyikoreshe.
niyo gituma turimo gushaka kubereka ibintu byose bishoboka bishobora gukorerwa bishobora kubagirira akamaro. Yego rero turatashye tuzongera tubonane utaha, namwe mukomeze mudukurikire kuri chaîne yacu, tuzajya tubereka ibintu byinshi kandi bizabagirira akamaro. Ngaho mugira amahoro, Imana ibarinde, turitahiye, murabeho.